z'ukwa 12 tuta inject ile ubaya ubwera, tuta inject ugenini kama nyumbani, tuta inject Club Giant, nibwo muzayibona neza. Mpamya neza ko yo amahirwe menshi ifite ntiza defender izarekura, uze wa utawona tu. Hanyuma cyangwa nitubwire n'umukino wagiye kuba abantu benshi kipe ya PFC bamaze iminsi bayicira kandi uteganije yari yakewe mpaga, iyo mudi yari imeze gute muri ngira ngo nkuko na mimaze iminsi mbivugwa Club Giant ku isi yose ko biriho ibihe nk'ibi bibaho. Ngira ngo here kuri Real Madrid maze match 3 idatsinda, Man City maze match 3 idatsinda, ariko bakubaje umuntu uzatwara igikombe muri Premier League kwa kesa so muri ebyiri wazanamo Man City yazari ya mbere. So kuri Club Giant rero nta gishya, nibaza ko sezishize twatwaye igikombe tunganyije inshuro 7. Ubu ngubu tumaze kunganya ngira ngo rimwe, dutsinze match 2, nizera ko atari bibi cyane. Gombania Goli yamaze match 2 zitangira za mbere ikora draw, ariko kubera ko ari Gombania Goli second class nta byacitse byabaye. Club Giant inganyije ibikuba biba byacitse, ariko kuko nabikubwiye Club Giant iguye nibwo ibibyutse twaje rero. Hanyuma naho tubwiye muri kujyanye wenda n'impinduka zavuzwe muri equipe ya PFC n'abafana mwabimenye. Nkuko mpora mbivuga buri munsi, niho dutandukaniye na Gombania Goli. Kubatazi ijambo Gombania Goli ni hawana vigezo. Iyo urebye ubona kila mtu ni msemaji wa timu, umwe avugira undi akavugira, ntushobora kumenya umuvugizi wa equipe, ntushobora kumenya president, ntushobora kumenya ni Gombania Goli nyine. Bo ikiranga ni kimwe, nukuvuga ngo hakomera ama individu bitandukanye na Club Giant. APR ntago hakomera individu, hakome institution, kubera ko ni ikipe iri selectire, ifite structure. Iyo ikintu gifite structure ntago hakomera ama individu, hakomera institution. Twe n'umwe wa APR wigeze ubaho utaratwaye igikombe, na chairman amaze ini sezo ya 2 ariko afite championa, mu gihe bo bashobora kumara sezo enye umuntu ayo batatwara championa. So twebwe rero hakomeye institution, ntago hakomera individu. Hanyuma cyangwa tubwire noneho kuri equipe muri rusange ya APR, abakinnyi baguzwe uko babona urwego rwabo, urabona bari tayari kuba batwara ibikomeye bikinga. Nta gishya na kimwe gihari yuko Meri Biteri azongera akaba wacu. Ubushize yari Mbawoma, uyu munsi ni Mamadusi. Atsinze ibitego 2, byagombaga kubona ibitego 4, urebye ari penalty nk'ebyiri. Sinjya ninja mu bintu bya arbitrage, ariko ngira ngo nimusubira kuri video murazireba. Ndibaza ko kuri match namubaje ndamubaza ko utaratsinda igitego match zimaze ko 3, arambwira ati match agasogi sinayikinnye. Match ya mbere nari mvuye muri international break, ntabwo nari fit. Ubu ngubu rero Mamadusi nkuko nababwiye ngo ni penalty box bocha yatangiye urugendo rwe rwa championa. Meri Biteri we yamaze kumuba gardien w'umwaka nk'ubushize nkuko byabaye, Pavel Nzira zamuba umudefenseur wa mbere. Suwane we mwamubonye, nta gishya Club Giant n'ubundi n'igikombe. Ariko hari urugamba navuga ko rubategereje nka APR kwerekeza mu kwezi kwa 12. Rekoro irimo irikomanga ku gatuza, munagitarisha meze mute murimo muritegura mute match ya wari hiyo. Nta match irimo, match ya wari nabikubwiye nkuko bisanzwe bivuga Gombania Goli. Usibye nako kavuyo ubona mu buvugizi no mu bindi mikorere yabo, no mu kibuga yurebye ubona harimo akavuyo kenshi. Ni Gombania Goli nyine, numenya mediateur, numenya umwataka, numenya mu defenseur, ubona nyine ni Gombania Goli. Ako kavuyo rero niko nza profiter ku itariki 7 z'ukwa 12 nibagira imyaka bikabera mu mahoro. Nibaza ko kudefanda imyaka yabo nibazabishobora bazirekura. Ku bihano beruka gufatirwa equipe ku munsi byanasohotse ku munsi w'ejo, nta gikuba byace cyangwa se nta guhungabana byagize kuri equipe. Uko nabibabwiye ngira ngo urebye gardien Pavel Nzira imyaka maze experience afite mu mupira, ukareba Clement, ukareba Suwane, ukareba Claude, ukareba Ruboneka, nta kintu na kimwe gishobora kubakura muri match. N'abantu bafite experience muri uyu mupira, haba mu buryo buri international, mu buryo buri loko. Nibaza ko nta kintu na kimwe gishobora kubahungabanya. So nkuko nabivuze, iyo Club Giant iguye nibwo ibibyutse. Hura n'intare yakomeretse Fazari wahura n'inzima. Vision ngira ngo irabyishyuye, turakurikizaho Rutsiro. Gombania Goli tarehe 7 mwezi wa 12. Ni match za wari hiyo, itakuwa match ya wari tu. Abakunzi ba APR bizera intsinzi bidasubiza ku mukino wa Rayon Sports. Tugeze kuri rani y'umukino 41, nta kipe nimwe iratsinda Club Giant. Turashaka gukora record ya match ijana. Nubu ni nkuko twari dufite agago kumara imikino 50 tudatsinzwe, tugiye gushyira kandi k'imikino 100. Club Giant nta kipe nimwe mu Rwanda irayitsinda. Ariko biragaragara ko Gorilla yayitsinze
navuze ko match yarangiye ari 0-0 nimba ntibeshe. Birangira gute? birangira bitatu. Navuze ko nta kipe nimwe iratsinda Club Giant muri season. Sebye Gorilla. Gorilla yatsinze APR bitego 3-0. Ngira abakinyi bagore babitsinza n'iminota yabo. Sasa Gorilla wona abakinyi bose batsinze ibitego bitatu. Banyuriragaho. My brother. Tumia hanyuma Jangwani. Ikindi kibazo gihari ni nk'abafana ba APR cyangwa nk'umuvugizi w'abafana ba APR mwakire gute kuba habayemo impinduka mu bibazo bwa APR ese ubwari buriho mu by'ukuri habayemo ibihe bibazo ese ubujeho ubwo murabwitegaho iki tubonye abageshi benshi hano muri stand ngira ngo nanabivuzeho kare utaraza Club Giant ni itandukanye na Gombani ya Gori na za second class twebwe Bobo hakomera institution ntago hakomera individu bitandukanye na Gombani ya Gori ngo abasaza bacu bo hakomera abantu ntago hakomera ikipe twebwe rero hakomera institution ntago hakomera umuntu nkuko natangiye bivuga nta muyobozi numwe wayo APR taratwara championnat urumva uburyo ko hadakomeye individu ahubwo hakomeye institution mu gihe muri iriya Gombani ya Gori hari uwamaze imyaka ine ataratwara championnat urumva rero hakomeye abantu ntago hakomeye institution so twebwe rero umuyobozi wacu waza uwari we wese abafana ba APR nibo bafana kwisi basabwa ibintu bike ntaho basaba mukanda kanyenyeri twishyura umwataka mukanda kanyenyeri twishyura isukari yabaye nkeya gikoma cyabaye nkeya mu nzove abakinyi bari kumanuka oya icyo nababwira ni kimwe gusa Gombani ya Gori ntabwo nagize amahirwe yo korora ihene ariko hari umuvandimwe twaganiriye woroye ihene ngo iyo uzucyuye aba hari igiti kiba kiri umugozi wayo imwe ifite aho izirikwa iyo yageze gusa igihagararaho igatega ijosi bakazirika Gombani ya Gori umwanya wawe urawuzi shampiyona nirangira izatega umutwe tuzirike abasaza ko hari umwe mu basaza umwe bambwiye ati mbabarira tuzavugane sezirangiye ati iki gikombe cya shampiyona Rayon Sport yagitwara irakibiba Gombani ya Gori ikipeleka kombe Club Giant na kwa sababu ona ni kodi nitakupa nyumba yangu bure. Hanyuma Jangwani urana bisabye kugira ngo byibuze Rayon Sport izatsinda APR. Ikintu bisaba kugira ngo Rayon Sport itsinda APR keretse kirunga kirutse kandi sinzi ko cyaruka ngo kibigere mu mahoro nta kindi kintu na kimwe nta kintu na kimwe bisaba wasira aravuga ati byasaba kuba APR yatakisha ku ruhande rw'uburyo my brother utararenga aho ngaho ntukangereranye n'abandi bantu bari bo bose bawasira nako ninjye muvugizi wenyine wazanye amaterime mu mupira w'amaguru arenga 10 APR nta muntu ukita APR ni Club Giant ugeni ni kama nyumbani Gombani ya Gori mwenye kitu wasemaji bavuga ibintu bisanzwe nk'ibyo abafana bandi babahuriga basanzwe yani Jangwanovic ni level za mbali wako nyuma sana Jangwanovic ni level za mbali tena mno Club Giant ni moja tu in this country we are APR and this is Jangwanovic mwenye kitu wasemaji ni mmoja tu my brother bye sasa sisi tutapata kwa dekani mami dira corona kituna logo kituna hanyuma rero twagiye wakire gutitse yo kuri vision turishimye turanezerewe cyane ndashimiye ubuyobozi bwa PFC ubwo ndavuga staff yose ndashimira abakinnyi bacu ndashimira amafanizi yose yaje gushyikira gutera ingabo ekipe yacu hanyuma abantu ko numvishe penalty ya mbere batayemeranyaho twebwe ubundi umusifuzi ni umucamanza wa mbere ibyo ntabwo bitureba umusifuzi ni umucamanza wa mbere kuva yayemeje mudomo twebwe ntabwo dukunda iminwa n'ubundi twebwe ibyacu turabizi kandi kuva umusifuzi yayemeje niyo hanyuma rero ufite urutsiro muri weekend yari yazonzereye yayitsinze kimwe nahise bucya mukina ayiteseda munganyirizayo urutsiro mufite muri weekend ni ubuhe butumwa mwayitangariza urambwiye ngo yazonzereye twebwe ntabwo turabareyo ntabwo turi ba muteteri twebwe muteteri ni APR kandi umbasi ntabwo twebwe turi ba murekatete nk'abareyo APR ni APR timu y'amajeshi twebwe turayiteguye umukino wari wose tuko tayari ni atatu ubwo baye arindwi forfait mwayemeye turayemera forfait murayemera
bati turashaka APR mu kwa 12. urabaza bareba n'abagore bacu n'ubundi natwe niba dukeneye